umwana ndagenda nagiye ari ku cyumweru bambaga kuwa mbere saa 5 ariko muganga arambwira ari kumbaga ngo bakore fast abwira abandi bantu bari kumwe ngo umutima w'umwana ntumeze neza kuko Minisiteri y'Ubuzima yahise yemera ikiguzi cy'ubuvuzi cyose mu Buhinde tumva tugiriwe ubuntu budasanzwe. uwo muti iyo nawuburaga umwana yabaga ubururu byansabaga gukora nk'ufite hari igihe cyageze ndawubura rero baravuga ngo warabuze kandi nawo wavuga mu Buhinde mura n'ikibazo gikomeye yego umwana yarakirira ndetse nararaga nicaye kuva nijoro kugeza bukeye nasinziraga amasaha make kuko yarariraga cyane. Noneho ndatanigira inama na madamu rero sheri nubu navuye ku karere umuyobozi yambwiye ati nkivuga ahantu hose hashoboka nubu ngiye kujya mu matorero nubwo maze imyaka 10 nta torero nkandagiramo ariko ngiye kubatabaza pe. Naramanje nkajya ndira ntago byabura gusa narize cyane no kukazi banyirukanye byo byarandije cyane mbibaza n'Imana ati kubera iki wabyemeye wa mana we ubu ngubu umwana ararwaye akazi ntako amafaranga se ari komeneka ngo tujye kumuvuza aho batubwiye mu Buhinde bizagenda gute urumva yaramarira gusa kurira ntago byabura. Rero kuri Siberi mbabwira ikibazo mfite bahita bandikira Minisiteri y'Ubuzima dusaba ubufasha tuyandikira tugira tuti dufite umwana urembye kumuvura mu Rwanda ngo nta bikoresho bihari ngo kiretse mu Buhinde dusaba ubufasha nyine bw'ubutabazi bw'umwana. Minisiteri biraduhamagaye ati umwana arwariye niyewe ntitugeze Faisal tumufuza ati bati ni murebe Faisal mubabwire baduhe raporo turebe ubwo baratubwiye ati batange raporo nanjye mbwira Faisal ni nyamuneka tuzi ko bansabye Minisiteri nsabye raporo ati dutange raporo ubwo Minisiteri sinzi ukuntu Faisal babigenje nimba ariko barayitanze kuko Minisiteri y'Ubuzima yahise yemera ikiguzi cy'ubuvuzi cyose mu Buhinde tumva tugiriwe ubuntu budasanzwe burya igihugu cyacu kirakabyara dufite igihugu gikunda bacyo igihugu gikunda abanyarwanda pe. Bemeye ikiguzi cy'ubuvuzi ariko kujyayo ibizabatunga ntabwo birimo kwipura baduhaye banditseho ngo nk'ababyeyi mugomba gushaka itike y'indege ibizabatunga ni naho kuzaba kandi ibintu byaho hanze birahenze ubwo twebwe twasabwaga gushaka miliyoni zigera muri 15 ubwo twumva ko Minisiteri y'Ubuzima yemeye igiciro kigera muri 75 twebwe turashaka 15 nazo rero sinazishobora ndavuga ni ntwara kamuto ka miliyoni 2 nako ka credit katarakange rwose nayakura hehe ndangije ndavuga nti rero reka nitabaze ama YouTube anabarize ibinyamakuru bimwe na bimwe ndangije shaka nimero z'ibinyamakuru bimwe na bimwe birabyo kuri za YouTube bizwi yewe byanga kudutabariza umenya hari ikiguzi bisaba. None se icyo gihe bababwira Minisiteri yemera ko igiye kuvuza umwana mu Buhinde ikiguzi cy'ubuvuzi umumama we yararihe muri icyo gihe yabaga ari mu rugo cyangwa yarari mu bitaro akubwira yego murakoze nanone kuvuga ngo Minisiteri y'Ubuzima yemera ko izavuza umwana ntago nari nyikora ko mbere nari umwarimu kazi nigisha abana b'incuke rero kubera kurwaza umwana mba mu bitaro hato na hato ntago nari gukomeza akazi k'abandi ntajyayo siba buri munsi rero byagize akazi karahagarara baransezera barambwira ati ntitugikomezanije akazi rwose turaguhagaritse kugeza igihe umwana azakirira cyangwa se wenda uzashake n'ahandi cyangwa se niba hari umwanya uzagaruka ukore nuko byagiye bigenda urumva rero bemera kuduha ikiguzi cy'ubuvuzi nge nari ndi mu rugo nta handi hantu narindi abaga nibereye mu rugo ndi kumwe n'umwana undi nagiye ku marandevu nagiye i Kigali Faisal ubwo niho twari tugeze
ubundi ndi mu mujyi ndi gushakisha umuti we kuko hari umuti namuhaga. Uwo muti iyo nawuburaga umwana yabaga ubururu byansabaga gukora nk'ufite. Hari igihe cyageze ndawubura rero baravuga ngo warabuze kandi nawe wavuga mu Buhinde. Mpura n'ikibazo gikomeye, iyo nawuburaga nagitaga njya mu bitaro n'ubundi nkahita njya mu bitaro bya kaminuza. Ubwo rero muri icyo gihe cyose umutware wanjye ari kubyirukamo, njye nabaga ndi mu bitaro cyangwa se ndi mu rugo, nabaga mfite amahirwe yoroheweho gato. Umwana yarakirira se mukamushyira kwa kundi ku rutugu? Yego, umwana yarakirira ndetse nararaga nicaye kuva nijoro kugeza bukeye. Nasinziraga amasaha make kuko yarariraga cyane. Umva rero nahoraga mufashe, hari position bari barambwiye kumufatamo, iyo yo kumushyira ku rutugu cyangwa se kumufata gutya nahinnye amaguru yiwe, nuko nabigenzaga kugira ngo ko baravugaga ngo nyine hari inyama dafite ku mutima mu cyobo kinini. Umva rero kumufata bisanzwe yabaga babara, ariko namufataga gutya mwicizeho cyane byibura yumvaga ko hegeranye. Nanjye naramenye iyo ndwara ye nkaho ndi muganga kubera yankozeho cyane, yarambabaje cyane, byatumye nyigaho ndayimenya neza. Urumva umwana ararira uramuhoza, wenda no kuvuga ntashobora kuvuga ati ndimo ndababara hanaha, hari igihe umuntu agira emosiyo, wowe ntabwo wariraga? Naramanje nkajya ndira ntabwo byabura, gusa narize cyane no ku kazi banyirukanye. Byo byarandije cyane, mbibaza n'Imana ati kubera iki wabyemeye wa Mana we, ubu ngubu umwana ararwaye akazi ntako, amafaranga se ari kuboneka ngo tujye kumuvuza aho batubwiye mu Buhinde, bizagenda gute? Urumva yaramarira gusa. Kurira ntabwo byabura. Hanyuma rero umwana mutangiye uburyo bwo gushakisha itike n'ibizabatunga mugeze mu Buhinde. Byatangiye bite kugeza mugeze mu Buhinde niho ugiye kutubwira urwo rugendo? Uru rugendo rero papa we niwe wabyirutsemo cyane, kurumva ageraga ndwaje umwana nicaye hamwe n'amarira gusa, ntago nari kubona imbaraga zo kugenda kuko namwitaga no musazi. Kuvuga ngagiye gushaka amafaranga gute se, haraho yayabitse cyangwa se hari abantu yayahaye? Nabonaga ahubwo yarasaze pe. Gusa icyo nakoraga najyaga gusenga nkavuga ati byibuze reka njye mu rusengero numva icyo Imana ivuga, inambone kenshi byibuze ifasha umwana nahita imukiza, ariko imuha agahenge byibuze njye nsinzira. Ereka mpe papa we rero abivuga ukuntu yagiye ashakisha amafaranga, agenda avuga urugendo. Amafaranga amaze kubona reka muhavuga ukuntu yabonye amafaranga kuko njyewe niwe uzi inzira agiye anyuramo. Amafaranga ukuntu nayo yatangiye kuyashaka ni inzira ndende kandi igoye, ariko intambwe nateraga iyo ari yo yose Imana yari iri kumwe nanjye. Burya Imana mbere nujya ujya gukora umushinga ujya umanza ubwira Imana ibe mu byawe pe. Nubwo ntari nzi gusenga ariko nari nzi ko Imana iriho kandi ishobora byose. Naratekereje nti rero ubwo ibi binyamakuru bya YouTube byanze kumfasha, nitabaza iradiyo yantabarije bwa mbere ni BTN. Yaraje iwanjye mu rugo inkorera ikiganiro, inkuru bayicishaho nimugoroba, mbona abantu batangira kohereza 1,500, 2,000. Icyo gihe tubona umusaruro uvuyemo ungana n'ibihumbi 100. Nangize mbwira wa muntu wantabarije nti rero mbonye umusaruro w'ibihumbi 100, narakoze cyane, Imana iguha umugisha, naho ubwo wongera urebe ukuntu wabisubiza, wenda hari n'abatabibonye. Bukeye nabwo babisubizaho havamo irindi 100, ubwo haboneka 200,000. Muri miliyoni 15 zisabwa zirimo iyo tike y'indege, ibyo bizabatunga naho kuba mu gihe kingana ngo n'amezi 3, ubwo habonetsemo 200,000. Umva biracyari hasi cyane. Ndangije ndavuga nti rero reka nkore urubuga rw'abantu, fata abantu, nari mfite akatelefone gatoya cyane, fata telefone ya madamu, niyo telefone yawe, fata abantu bari muri telefone ya madamu n'abari mu kanjye gatoya, nkajya ndeba abantu bakoresha WhatsApp nkabashyira ku rubuga. Ndangije nkoresha ifoto y'umwana uri ku mwuka, hasi hariho ibintu bikenewe, hari amagambo avuga ko kumuvuza mu Buhinde, hakenewe itike y'indege izabatunga igihe cy'amezi 3 naho kuba bingana na miliyoni 15. Ubwo nuko bari baduhaye amakuru.
abantu bavurijeyo. Noneho tubona dufite abantu 150 bonyine, ni bake muri miliyoni zisabwa, bakanacika n'intege ahubwo isu yari mu biki ntago bibaho. Noneho ndangije ndi umumotari ndagenda parika ahantu Itumba mu karere ka Huye, paritse rwose ntegereje abagenzi, njyaho mbwira Imana ariko se Mana wambwiye ko umwana wanjye urugiye kumukiza, ni none Minisiteri y'Ubuzima inyemereye ikiguzi cy'ubuvuzi mu Buhinde, mbuze itike y'indege ibizabatunga mu gihe cy'amezi 3, ni ubu koko mbuze n'abantu shyira ku rubuga. Imana iranyumva irambwira ngo ubuze abantu shyira ku rubuga, ati reba iyo miryango y'abacuruzi iri imbere yawe, hejuru y'iyo miryango hariho amanimero yafata uyashyire ku rubuga. Mpera Itumba ashyira nimero z'abantu ku rubuga, nta muntu mbajije. Numvishe ijwi muri njye, shyira abantu ku rubuga izo nimero ubona. Urumva ni ikintu kiyinjemo, sinzi iyo giturutse, burya tujya tureba ntitubone. Urumva yampaye amaso yo kubona ko izo nimero zagira umusaruro, kandi nari maze amezi agera muri 7 ndaho nta gitekerezo ngira dutekereze ko tuzashyingura umwana, kuko ubutabazi bwabuze. Ndangije Mpera Itumba ashyira abantu ku rubuga, ndangije za Tumbiyo ndaza no mu mujyi wa Huye mfata nimero shyira abantu ku rubuga. Ndangije mu mujyi wa Huye nawe urangije saa 7 z'ijoro, ndangije nkajya nohereza ifoto y'umwana uri ku mwuka, hasi hari amagambo y'ibisabwa. Bwarakeye mbona umuntu wa mbere yohereje 100,000, mbona undi yohereje 20, undi 10, undi 5, undi 50. Ndavuga nti ni bya bintu menya Imana ibirimo koko. Mpita nagasira moto njya mu karere ka Gisagara, mu mujyi waho mfata amanimero y'abantu shyira ku rubuga, ntawe mbajije nta nunziye. Ndangije ndaza ntega imodoka njya muri gare, ntega imodoka njya Nyanza, njya mu mujyi wa Nyanza mfata amanimero y'abantu ndunda ku rubuga. Ndangije aho mpasoje ndategana none njya muri Ruhango mfata amanimero y'abantu nyashyira ku rubuga. Wabaga wabwiye umudamu icyo gihe ugenda muhe. Noneho naratahaga nkabwira madamu, niyo ndi gushyira nimero z'abantu ku rubuga nkabona bohereje amafaranga. Ati nagiye mu Ruhango ahubwo gushaka amanimero y'abantu. Madamu yarambwiye nti urabizi ndi gushyira amanimero y'abantu ku rubuga, n'ubu ndateze ngiye Ruhango. Akambwira ati nyamara sheri ibintu urimo sibyo, baragufunga, tusatse wabireka nti kuko ibi bintu ntibiteze kuko ibi bintu ntibiteze kuzagwira. Numvisha avuze ngo bazafunga, njya kuri ributa ndagenda mbaza umuribo nti yewe ni rero ntifashe nimero z'umuntu ugazishyira ku rubuga ni icyaha, nise kubera iki? Nawe ni rero mfite umwana ndembanye ndimo ndishakira ubutabazi, ninumvisha ijwi ry'Imana rimbwira ngo nishyire nimero z'abantu ku rubuga, ntawe mbajije, naho bonye nimero hose ndafata nkashyira ku rubuga. Arambwira ati yewe nta cyaha kirimo, atahubwo icyaha cyaba abantu bakwitire bagafata ifoto y'uwo mwana bakagushakaho amafaranga ntibayaguhe, ati nibwo yaba ari icyaha cya detronoma, ati naho nimba uri kwishakira ubutabazi nk'uko utabariza umwana, ati rwose nta cyaha kirimo, ati bishyize umuntu ku rubuga kabona atabishaka yivanamo, ati nta cyaha kirimo, numva ngize amahirwe ko nta makosa ndimo. Ndatega njya mu Muhanga mfata amanimero y'uriya mujyi rwose mbashyiraho pe, ntawe nziyo ariko nzi ko Imana ibazi, shyira ku rubuga. Nkomeza na Kamonyi ndunda abantu ku rubuga, njya ni Kigali muri shike aho abacuruzi barangurira nirebera amanimero ndunda ku rubuga. Ndangije nkomeza na Gicumbi shyira abantu ku rubuga. Ariko hari umuntu wamenye ayo makuru atari ko se ko hari abanyamakuru bazwi, ati reka ndebe umunyamakuru uzwa gutabariza, amwohereza agafoto. Yohereje umuntu bita Nita Pendo ako gafoto Nita Pendo arangije agashyira kuri status ye, kuri Instagram ye. Arangije abantu kubera azwi, nagiye kubona bari kumenaho amafaranga urwunge noneho cyane, kubera ari umuntu uzwi n'abantu benshi,
babonye ya postinga ku gafoto kuri Instagram ye bamenyeho amafaranga bafatanya nabo bo ku rubuga amaje kugira 3,000 bitanze miliyoni zigera muri 7. Abo bantu rwose Imana ibaho umugisha rwose, ibi bintu ndi kuvuga Imana izabibibukireho. Abo bantu rwose Mwuka Wera yarabakoresheje abigisha icyo gukora, ariko abanyarwanda baranakundana burya. Babonye uwo mwana yarateye agahinda, yari umwana w'inzobe ureba neza ufite ijisho risa n'irya mama we. Mama uramubona. Noneho rero miliyoni 7 zirabonetse, harabura miliyoni 8. Ndabona rero izi miliyoni 8 ndabona nazo ni nyinshi, ariko Imana ibirimo ndabona birimo biza. Ndangize ndavuga ntariko rikanandikira umuyobozi w'akarere ka Huye. Nandikira ndavuga nti reka ndebe manze mpere mu mudugudu ntuyemo. Ndagenda mudugudu warabyumva n'umubyeyi n'ikibazo warakizi, yanyandikira urupapuro. Arangije arambwira ati se urifuza iki? Ndagira ngo mpere hasi ku mudugudu njye ku kagari banterereho kashi, nkomeze no ku murenge banterereho kashi, njye no ku karere wenda nibishoboka, njye no ku ntara no ku rwego rw'igihugu ndewe ko natabara uyu mwana. Urumva nuko natekerezaga. Mudugudu ampandikira igipapuro icyemezo, arangije kucyandika ahamagara uwo ku kagari. Abaza uwo ku kagari ati se none ni gute uyu muturage ko afite ikibazo gikomeye rwose turamufasha iki? Uwo akagari aramubwira ati yaje ngo mwandikire, umudugudu aramubwira ati yaje ngo mwandikire icyemezo, akomeza agende areba ko yakwishakira ubufasha haba muri leta haba no mu miryango itegamiye kuri leta. Uwo akagari aramubwira ati rero umuturage nakubwira ahantu icyo cyangombwa akijyanya puresiza hariho, atari ko leta yikuremo. Abaduhaye ihurizo rikomeye. Uwo mudugudu ari umuntu w'umugabo ati none se uyu wako kagari nubwo anduta, nubwo ni umuyobozi wanjye, ati nubwo ubona ari umwana atari karanduta, atubonye kwandikiye ukakimushyira none ntibyamurengaho, atubu aratubanye pe nta kumurengaho. Tuzubu tubigenze gute? Twumva turatekereje tubuze icyo dukora, ariko hari umumama uhagaze uruhande rwacu ari kutwumva. Urumva se nagiye kureba uwo mumama ari kutwumva, arangira aravuga abonye byatuyobeye tubuza amajyo. Uwo mumama aratubwira ati ariko urabizi tubura rero nimba ku kagari byanze andikira umuyobozi w'akarere, ati nurangiza umenyesha umurenge umenyeshe n'akagari, ati kuko iki kibazo ntago ari cyo ukwiye kwihererana. Twumva duhaye inama nziza. Burya n'umuntu udafite ikintu yaguha aguha icyo afite. Uwo muntu Imana imumugisha yaduhaye inama turi abagabo kandi wari umudamu, iyo nama igira umumaro ukomeye. Nahise ngenda nandikira umuyobozi w'akarere, ndamwandikira nk'uyu munsi aya masaha hari nko mu masaha 9. Ndavuga ni rero birakomeye amarira ndaramo, reka njye no kuyireba ye itaranamugeraho. Ndagenda njya kurasaba ngo bari mu nama, mwandikiye uwo munsi ngiye no kumureba. Ntiwenda bitazatina no mu mayira. Ndagenda asanga bari mu nama, ariko menya ko ari ku karere umuyobozi ahari. Ntegereza ya nama irangira saa 2 z'ijoro mpari. Inama irangire umuyobozi ndagenda ndamureba, arambwira ati se aransuhuza, arambwira ati rero akazi karangiye, niwe ntimwari mu nama ninaje katararangira, nariko ndabategereza ntimunyemerere rwose tuvugane. Arambwira ati rero mu gitondo uzinduka undebe, uwa masaha y'akazi yarangiye pe ndananiwe, nariko ndabageraho nta handi nyuze, ati rwose uze nta muntu uragujya imbere. Ndangije mu gitondo nzindukirayo saa 1, mpageze nta muntu wampagaritse, ngera ku muyobozi rwose turaganira, nyakira neza, mubwira ikibazo ufite, mubwira ikingenza, ahubwo sanga aranakizi icyo kibazo. Arambwira ati rero ikibazo cyawe turakizi twarakimenye, ati ahubwo komeza ukivuge hose, ati niba ari wanyandikiye yangezeho pe. Bya bindi tumenyereye ko iyo umuntu yandikiye ubuyobozi amabaruwa ahera mu nzira, ariko akarere kacu nasanze ibaruwa yirukanka yantanzeyo.
kandi wumva namwandikiye uyu munsi ndayikurikira. Umuyobozi turaganira, aranyemerera tujya inama, burya umuyobozi mwiza nuwemera kujya no kugirwa inama. Umuyobozi arambwira ati rero komeza ushakishe, ati natwe tugiye gukora ibishoboka byose, umwana ni uwacu, ni uw'igihugu, ni uwanjye, ni uwawe, komeza ushakishe, leta yakwemera ikiguzi cy'ubuvuzi, natwe tugiye gukora ubuvugisha ahashoboka hose, iyo hagize ikiboneka ngo hari ikigo gishinzwe abana ku rwego rw'igihugu barankoreramo ubuvugizi, ati iyo hari ikintu dusanzemo barakiguha, ariko iyo ntacyo nk'uburyo uragumushakisha ujya kuvuza umwana. Nk'umuntu mukuru numva ko nta kintu atambwiye, ko wenda hari igishobora kuboneka cyangwa ntikiboneke, reka ngo meze nshakisha. Noneho ndataha nigira inama na madamu, nti rero sheri, n'ubu navuye ku karere, umuyobozi yambwiye ati nkivuga ahantu hose hashoboka, n'ubu ngiye kujya mu matorero, nubwo maze imyaka 10 nta torero nkandagiramo, ariko ngiye kubatabaza pe.